Imana ni igitangaza nta kindi nabivugaho. Urumva umeze gute ubundi urubanza rwari rumeze gute warwumvaga gute bigitangira? Icya mbere ntago navuga ko ari njye utsinze urubanza ahubwo n'ubutabera buvuze. C'est la justice qui vient de parler niko bavuga mu gifaransa. Ubutabera nibwo buvuze. Ntago nareka gushima Imana, ndashima Imana kuko nakomeje kwizera ubutabera kandi tukaba tububonye twese. Ubutabera butangwa mu izina ry'ubutabera nyine. Kakanya umaze gutsinda urubanza waburaniragamo umukiriya wawe ari we Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid. Urumva umeze gute ubundi urubanza rwari rumeze gute warwumvaga gute bigitangira? Icya mbere ntago navuga ko ari njye utsinze urubanza ahubwo n'ubutabera buvuze. C'est la justice qui vient de parler niko bavuga mu gifaransa. Ubutabera nibwo buvuze. Ntago nareka gushima Imana, ndashima Imana kuko nakomeje kwizera ubutabera kandi tukaba tububonye twese. Ubutabera butangwa mu izina ry'ubutabera nyine. Nezerewe mu gifaransa baravuga ngo ça vaut la peine. Uba wumva icyo akazi wakoze, imirimo wakoze, ukabishyira mu bikorwa ibyo wize bigize icyo bimara kandi bigaragaje ko ari ubutabera. N'amezi 7 ashize Prince Kid ari muri gereza, wiyumvaga gute? Wari ufite icyizere ko iki gihe kizagera Prince Kid urubanza karutsinda dore ko ari urubanza rwari rukomeye cyane? Icyo kibazo mbajije abantu benshi barakimbajije. Ngiye ndi umuntu wizera cyane. Iyo nza kuba ntafite icyizere yuko hari ubutabera ntabwo mba narataye umwanya wanjye nkurikirana iyo dossier. Birashoboka ko hari igihe umuntu aba yizeye ariko bikagenda ukundi, bijya bibaho rwose, ariko nari mfite icyo bita intime conviction, gushidikanya. Donc nta gushidikanya nari mfite ukwizera kunyereka yuko nihashingirwa cyangwa se hashingiwe ku itegeko uyu mwana witwa Ishimwe Dieudonné mukunda kwita Prince Kid mu by'ukuri nshingiye ku by'amategeko ateganya, nshingiye ku byo nabonaga itegeko ryateganyije, umushinga amategeko yateganyije kagomba guhabwa ubutabera. Imana ishimwe rero ko yabonye. Hari imbogamizi zagiye zigaragara ubwo ubushize twazaga hano n'ubundi tuje gukurikirana urubanza rwa Prince Kid ari busomerwe ku itariki ya 28 habayemo imbogamizi z'uko urubanza ruri busubikwe, gusomerwa bisubikwe. Umunsi wumvaga ko gusomerwa bisubitse muri wowe mu mutima wumvishije bimeze bite cyangwa bari babikumenyesheje ko urubanza ruri buze isomwa riri buze gusubikwa? Wumvishe none udatakaje icyizere cyuko ibyo wari waharaniye utari bubigereho? Aka kazi sinzi uburyo nabisobanura. Burya n'imyaka umuntu aba amaze akora n'uburyo tuba tumaze iminsi twunganira abantu, burya hari icyo bitwigisha. Uburyo wenda nari kubifata iyo nza kuba aribwo nyitangira akazi kanjye kubwunganizi, n'uburyo nabifashe ntago nabitinzeho cyane kubimenyaho kugira ngo usubiza ako kanya. Ntago nari kubimenya kuko icyo ni cyemezo urukiko rufata rutabitubwiye. Ntekeza ko n'ubushinjacyaha bwabumenye igihe twabimenye babishyira muri system. Ntago byanciye intege, numvishe ko ari impamvu, kandi buryo iyo turi kunganira abantu ubuzi ko hashaka kuba impamvu ituma hasubikwa. Umucamanza ashaka kurwara, umucamanza ashaka kugira ibyago, ashaka kuba inama, hashaka guhabwa imitation, hashaka kuba impamvu nyinshi zituma urukiko rudaterana. So ntago nabifasheho nk'ikintu kidasanzwe kuko numvaga bwari n'ubwa mbere, ngira ngo niba nibuka neza basibiza isomwa ry'urubanza, ndavuga ni bura ruzahabwa indi tariki. Kandi Metre niwe muntu wagiraga access cyane kuri Prince Kid mukabasha kubona no kuganira. Nirihe jambo wibuka Prince Kid yakubwiye muri kumwe rikaguha imbaraga ukumva ko urubanza ugomba kurutsinda? Yarambwiye ko atabikoze. Naramubajije ndamubaza ibi bintu bakurega warabikoze? Arambwira ati ibi bintu ntabwo nigeze mbikora, ndamutrustinga. Ejo bundi mwongeye kuburana n'ubundi babereka uvuga yuko ahana abatanga buhamya bari utahizeye, uravuga ati aba bantu mubazane aha njyewe ahantu natwe twumva twizeye turi dufitiye icyizere aho hantu. Ese aka kantu kejo bundi kuba rwarasubiwemo nibyo bishobora kuba bitumye Prince Kid uyu munsi ahinduka umwere kuba urubanza rwarongeye gusubirwamo ubundi bwa kabiri?
urubanza ntabwo rwasubiyemo, urubanza rwarapfundikiwe, umucamanza ajya kwiherera, urukiko rujya kwiherera. Yararupfundikiye ajya kwiherera. Mu kwiherera ntekereza ko ashobora kuba yarabonye ko hari ibindi akeneye kumenya, aribwo yatumizagaho abatangabuhamya. Mu gusaba rero ko abatangabuhamya bafatwa bagashyirwa ahari sefu nk'uko nabisobanuye duva ntari bubitindeho, nuko twifuzaga ko ibintu bikorwa nk'uko umushinga w'amategeko yabiteganyije. Ibindi byose uko twagiye tubisaba byagiye bikurikira muri rusange, niko nakomeje kubabwira tunasuze ejo bundi haba ipfundikirwa ry'urubanza, twagaragaje yuko turi satisfait y'uburyo iburanisha ryagenze, ndavuga iry'ubushize. Kubera iki? Kubera ko ibyagombaga guteganywa nk'uko umushinga w'amategeko yabiteganyije byarubahirijwe. Nta kindi cyari gisigaye usiye gutegereza yuko icyemezo cyafatwa. Ni iyihe nama noneho wagira abana b'abakobwa, kubera ko iki kibazo ni ikibazo kireba urubyiruko muri rusange, ariko cyane cyane bagende ku bana b'abakobwa? Ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa bumva ko bashaka akandi kantu bigende muri ibi bintu byose byagiye bibaho? Nsoza icyo nasaba abana b'abakobwa kuba maso, kuba bazi uburenganzira bwabo. Nanjye ndi umubyeyi, uhohotewe bafite inzego bagomba kubimenyesha, bikamenyeshwa inzego mbere nimba byabaye, bagabungabunga ibimenyetso nimba byabaye. Ariko nanone ntihabeho ikintu cyo kwemera ko abantu bavugirwamo bagira gute, kuko burya iyo umuntu amaze kuba mukuru hari ibintu aba agomba kumenya, uburyo agomba kwitwara, uburyo agomba kwitwararika muri sosiyete. Dufite umuco, dufite amategeko, hari amadini, hari byinshi. Donc icyo nabwira abana b'abakobwa ni ukumenya yuko burya agaciro ni umuntu ukiha, ni umuntu ukihesha bitewe n'uko yitwara muri sosiyete, bitewe n'ukuntu akora, bitewe n'ukuntu abanye n'abandi. Yego. Nizere ko ubu tugushimire, wakoze akazi katoroshye mu gihe kitari cyoroshye, mu gihe cyari gikomeye, n'abantu babafashije. Ni ukuri ko Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikongerera ubundi bwenge burenze ubwo ufite. Uremera ariko kwitwa metere w'abashu? Murakoze. Nitwa Maître Emeline Nyembo. Metere w'abashu. Iryo ni iryanyu kandi murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Namwe baho umugisha.